Ngiye kubibwirira ikintu ushobora gukoresha nababwiye kuri ya apple cider vinegar ntabwo nayibabwiyeho neza ariko nakoze vlog nsa nk'ubivugaho. Ikindi iyi aya majyane ni aya makindi hari ibiryo by'abantu biremerera mu nda nyine ku buryo utarya. Urumva gukora regime cyangwa se gushaka kwinanura warangiza wasohoka ukarya brushette cyangwa se ukarya babyita gutrisha ugatrisha wagira ngo nago. Akenshi abantu benshi bakora ama regime impamvu batajya bananuka umva impamvu yari guys. Mumeze mutese nizere ko mumeze neza aho muherereye. Kambaye n'igipupe cyane kibasuhuze. Iki gipupe shano umushiti wanjye twasaga byatari wakimaye kuri anniversaire yanjye nari ntaranashaka ni kera nanjye nayo naragitahanye sha. Umushiti wanjye yitwaga Morin ndamusuje aho ari. Urabona ukuntu gift aba ari byiza iyo umuntu agwaye gift itari wenda okay akagwa nk'ikintu ubwo yaguye icyo kurya ariko akagwa ikintu uzagumana uhora nyine umwibuka sibyo. Keyira bayaki asigaye agikura mu cyumba cyanjye undi kabaga kari mu cyumba cyanjye kirwa yagishize hano yakizereranye. So uyu munsi rero inshuti zanjye ndashaka kubaganiriza ku buryo dushobora kugabanya ibiro byacu sibyo. Kubera ko reka ntabeshye nago ibiro byinshi nyine by'umurengera naga bari byiza. Hari igihe umuntu atabyiha hari ushiduka nyine wabyibushye urumva. Ntimuze kwita ku bintu ukuntu nsa nyine urumva ndi mu rugo. Abantu kandi bajya banambaza edayeri kano kantu reka nkavugeho aka kantu mfite mu mutwe nakantuze naga plante ka Brazilienne bagateye ntuze teinture nuko nakoze vlog njya kugashiraho ariko naga plante kaba gasumukara bagasize teinture isa n'umusatsi wanjye. Mwabona ko umusatsi wanjye nari nasize aga teinture. None ebana uwo muntu umuhanga ni yasaro n'undi nakoreyemo vlog anshiriramo aga teinture hanyuma hita ubukara nometse nago gateye kuko burani bari ibintu nanga ibintu bintinza pe nanga ibintu bintinza ngugiye kwicanwa ya munini suko nyine gusuka bitambera n'ibiki byose kuko vanga urumva magomba guhindura model dore ibintu ngiye biranandambira. Okay icyambere cyo ndambirwa vuba ikindi ntinda nanga kwicara umwanya munini nyine bansuka cyangwa se kwa kundi baragusutse tuntu dutoya nk'umuhunda gudutrafe narabivuze. None uburyo bazaduhambura uburyo batugusuka ari benshi birajenana cyane sibyo. Rero urumva niyo mpamvu usinzi nanubwo mfite ukuntu ndi bwirebe ukuntu mbigize. Ubundi hano kubiryamye ibaze ko igiye muheruke kano kantu mutwari yagashize kamaze igihe kingana iki singa ibyumweru bibiri yaswe maze ibyumweru bibiri ntarajya muri salo. Ahangaha mparyamisha nyine akajeri ubwo mujye munagura jeri muzagura akajeri mu gihe ubona ko biri nko ku bantu bogoshe ujye uryamisha nk'agasatsi kawe wigendere nta kibazo. Nk'ubinyuma ntago nyine urumva ubu niriwe mu rugo ako nyene nko kujya ahantu cyangwa se nyine gukora ikiganiro nkabona byajagaraye cyane cyetse iyo yanshiranye nanjye ngo yanshiranye icyo gitekerezo nkigize vuba cyo kugura akajeri ngiye kwawe cyangwa yanshiranye. Urumva naravuze ntako se bunzajya mporanya muri salo kuryamisha agasatsi konyine kandi nshaka ngwita niruka ubu ufite nk'akaroso ino blossada ugahita wicishiriza hano ubuzima bukendereya sibyo ubundi ukabusa neza. Ibi ngibi rero impamvu ibintu byanjye bitajya bipfa gupfa mu mutwe ntago nyandazamo igitambaro mu mutwe kwa kuni nyine unakiziritse cyane ahaketse wasutse kugira ngo bitaza kubangamira umugabo. Urumva iyo uryamye n'iki nawe ubwawe byakubangamira biri kukujena hano sibyo ariko ikintu cyo kubangamira ari icyawe nacyo kujya kubangamira umuntu muri kumwe nabyo urumva ni ikibazo. Guys rero nagaciyemo ntago nyandazamo igitambaro kumva numva ndyamagurutse nyine kandi nkisanzura ntago ndyama ngo uruhande rumwe rero urumva nagomba nakibiziritse cyane ku buryo hano iyo haziritse cyane umva itata forme sibyo. Urumva ko hari cyarimo akagudi urumva wese banshama akagudi nyine ebana byari bimeze neza cyane. Abo bantu nabahanga iriya salon nziza muzayigeho kandi ikindi nago bahenda pe ntago ari kubamamaza kuko kareka ubu nyine twaramenye twababashuti ariko ntago ngo ari kubamamaza nuko nzi ko bakora neza. So uyu munsi rero ngiye kubibwirira ikintu ushobora gukoresha nababwiye kuri ya apple cider vinegar ntago nayibabwiyeho neza ariko nakoze vlog nsa nk'ubivugaho. Ikindi iyi aya majyane ni arya bayita gute
green tea sibyo. Iyi ngiyi urumva ni icyayi nyine cy'icyatsi. Icyayi cy'icyatsi rero iyo ushaka urumva ntabwo ngende bite mbikora kugira ngo mbinywe kugira ngo mbibereke, ngende kubabwira ibintu ushobora gukoresha ukaba wagabanya ibinure. Jya ufata amazi y'akazuyazi sibyo, apana ashyushye cyane, ko ashyushye cyane ntabwo wayamira, cyangwa se uyafata ashyushye ushiremo nk'ibi biyiko bibiri. Hanyuma aya ngaya ukuntu ameze kanse nkuyakuramo nkwereke. Ndo ukuntu ameze nayo nyashizemo hari. Ukuntu ameze ni ibyatsi sibyo, suri kubibona muto. Aya ngaya ni ibyatsi. Aya ngaya rero niyo meza kuruta tea bag. Dore ndi kusukamo hano se bijya ku meza ko nta kibazo. Ibi ngibi aya ngaya ufata nk'ibiyiko nka bibiri cyangwa se kimwe bitewe n'igikombe wakoresheje, ariko na kimwe cyaba gihagije kibaye kingana gutya. Hanyuma ugategereza amajyani akajya hasi agacayuka, warangiza ukanywa mu gitondo, urumva saa sita na nijoro ugiye kuryama. Ikindi niba ushaka kugabanya ibiro byawe mu gitondo ntugafate breakfast, wapi kabisa. Keretse niba ugira inzara nyinshi cyane ujye urya, ushobora no kujya ku kazi wenda uriye nk'umuneke umwe cyangwa se uriye nk'iki se buri umuneke nawe nyine uriye myinshi urumva iba irimo isukari. Ushobora nko kujya mu kazi uriye avuga ikira, keretse muri ba bantu nyine bateka nk'imyumbati ukarya nk'umwumbati mu gitondo nawo ni sawa. Ikindi hari ibiryo by'abantu biremerera mu nda nyine ku buryo utarya, urumva gukora regime cyangwa se gushaka kwinanura, warangiza wasohoka ukarya brushette cyangwa se ukarya babyita gutirisha, ugatirisha wagira ngo nago. Akenshi abantu benshi bakora amaregime impamvu batajya bananuka, umva impamvu yariyo. Umeze nkaho hari umuntu uri guhangana nawe, umeze nkaho hari umuntu uri kubyereka, nintananuka nintagira gute, ugasanga wapi kabisa. Kubera iki? Kubera ko ni wowe ubuzima bwawe, ni wowe uri kurinda ubuzima bwawe. Nose nutirisha ngo bari abantu ngo barabona ko ndikora regime, cyangwa se wenda umugabo wawe urabizi ko yakubwiye ngo uri kubyibuha cyane ukareka kurya ruka kubona yagenda ukarya, ibyo nta hantu bihuriye. Wowe banza umenye, ese njye ndashaka iki? Ese koko ndashaka kunanuka? Ese birambangamiye? Ese sibyo ntabwo wakora ikintu kitakuba. Niba kubyibuha bikubereye wumva nta kibazo, bireke wikirushya. Niba wumva kandi bikubangamiye kandi bifite n'ukuntu byaguhinduye deforme, shaka ukuntu bihindura. Abantu twese nyine dukura dufite ukuntu duteye, cyane cyane iyo turi nk'abana. Ariko hari igihe abadamu, hari umudamu nyine ushaka agahita abadeforma agahinduka nyine ku buryo bugaragara sibyo. Rero aya majyani ushobora kuyakoresha mu buryo bwo kwinanura. Ikindi hari igihe umuntu akoresha ibintu, niyo mpamvu umuntu yakora siporo akarambirwa, ugakora siporo uyu munsi ejo ntuyikore, ugahita uyikora nk'iminsi 3 wabimenyereye, hanyuma nyuma ugahita urekerera rimwe. Icyo gihe ahubwo noneho iyo ubyibushye ubyibuhira noneho urikuba sibyo, umubiri wawe uba uri kuwukinisha sibyo. Rero ikintu nababwira ni uko aya majyani nayo ashobora kugufasha mu buryo bwo kunanuka. Hanyuma ngewe inama nabagira, yerega ngewe uri kubabwira gutyo ibintu bijyanye no kunanuka narabikoresheje inshuti yanjye, narabikoresheje. Urumva ibaze ko nigeze gukoresha ntuze nta kiganiro nigeze gukora nkibitangira. Urana nk'aka kametero nagakuye muri ntuze muri ntuze ya C9. Ariko C9 ntago ari buri muntu wese ubasha kuyigondera. C9 irahenda, ubusanga igura ibihumbi 248 ya ndibaza. Rero urumva ntago ari buri muntu wese wayigondera. Wabishoboye sava, kandi ikindi hari uwishobora gukorera, nge sinyambeshya, hari uyikorera hari n'uwo idakorera cyane cyane. Ariko bavuga ko biterwa n'ukuntu nyine ngo wayikoresheje. Ariko nge sishobora kubwira umuntu ngo gura iki ngiki ikintu ntazi neza ko, sima nshaka kubwira umuntu kumuforsa ngambwiye ngo uzagura ikintu ndabizi neza ko gikora kandi wenda ntarabonye wenda gikora cyangwa se gifite uburyo kigikoramo. Gusa hari abantu gikorera, ubanza biterwa n'umubiri w'umuntu cyangwa se n'uburyo wabikoresheje. Rero nge narayikoresheje C9, icyo gihe navuyeho ibiro 3, urumva
so rero urumva iki gikoma ni icyabo, nicyo muri C9. Ni umama w'umushuti wanjye wa ucuruzamo n'ubwo aracyabifite. So rero agakoma kabo cyakora ntakubeshye naragakunze, gusa nyine utuntu twaho dufite ukuntu duhenda, niba bazashaka ukuntu nyine babikatura. Elise mu gushaka ukuntu muzakatura ibintu bya C9. Umva ubundi ushaka ko ebana abigusobanura, Elise niwe muntu wa mbere uzi kubisobanura. Hari ikiganiro nakozeho hashize igihe, urumva. So njyewe ikintu rero nkora harajyemo tuno tujyane. Nko muri iyi minsi ndi kuri regime ngewe. Mpita mfata nk'aka kantu nkapimiramo nka hano. Niba njya mbikora nabi, niba ibyo banyeretse ari byo, nkahita nshiramo nka hano mu mazi yanjye, urumva. Ariko kiraryoha. Niba njya mbikora nabi, niba nanjye ko ntago mbikora nabi da, kuko ndagikora nkumva ko gifashe. Kano gakombe niko undi mfite agakombe kabo bampaye nkoresha. Ariko ndakubwiye ngo kino gikoma keretse nyine utakigondeye, ubanza kigura nka 37 gutyo, urumva. Hari abantu rero bagira imyumvire bavuga bataguye ngo igikoma cya 40 nashaka ubundi buryo, ça dépend, urumva. Iki gikoma ntago wirirwa ushiramo isukari, urumva. N'abana bakinywa ni na cyiza cyane, gifite intungamubiri, keretse usomyeho biriho byose. Umva rero muri iyi minsi ndi kuri regime, ndi kukifashisha, kandi n'ukuri muzabibona muri iyi minsi. No kubyina ngewe hari umunsi nzaza nambaye akantu kamfashe bya seri. Ubu ngubu ntabwo ndi kwambara ibimfashe kubera ko ndabizi ko ndacyabyibushye, urumva. Ariko kino gikoma kiryoshye. Rero impamvu ndi kukibereka, ndakinywa, nzabereka indi regime ushobora gukora ku buryo wakwirirwa utashonje, no mbikore mbigaragaza, sibyo. N'ubu nuko nari ngiye kujya ahantu ngiye kujya, ndavuga reka manze sinze kwira nteretse abanyarwanda akantu kamwe. Ubu rero muri iyi minsi ndi kunywa kino gikoma nk'ubu ni mu gitondo. Ngiye kuva hano, urabona impamvu nari nambaye na gutya, nari maze gusimbuka akagozi. Ngiye kunywa kano gakoma ndirirwa umunsi wose. Ngiye ntabwo ndi busonze, bifite ukuntu biremerera nyine igifu. Hano barimo n'akantu, hari akantu muri C9 unywa gatuma udasonza vuba, nicyo cyiza cyako, urumva. Nk'ubu sinigeze nkamara, cyakora nanjye ntabwo nayikoresheje neza nk'uko bari bambwiye pe, sinajya kurenganya abantu. Gusa buri regime yose nibaza ko yakora, ntabwo biterwa n'uburyo wowe ubikoramo. Ndi guprofita nyine nkawe uburyo ndangiza kino kiganiro mita nitera utuzi, ubundi njya ahantu ngiye kujya. Aho numvuze ngo njya ahantu ngiye kujya, ugomba kujya wipima mu gihe utangiye kugabanya ibiro, ukabanza ukamenya d'abord nari mfite bingahe, ese ngiye gukuraho bingahe, ukaba ufite n'intego y'ibyo ugomba gukuraho rero. Kuko iyo utagize intego y'ibyo ugomba gukuraho biba ari danger. Gahunda irarangiye. Uru ni urwembe nari maze kugura. Ese rugwa hasi. Urwembe nari maze kugura, ngiye kwiyepera mabona ko ibigoye byabaye byinshi. So ubu rero ikindi kintu ngiye kuberekera ibintu icyarimwe. Aka kantu Mutuzo araza kukabereka. Ngafate gutya. Wakabonye? Wareke kuzuminga mvaneho. Guys, kano kantu ku bantu bafite abakozi bo mu rugo,
bagira ibimeme kubera ko bakora akazi kenshi, abantu bakoresha omo nyinshi. Hari nk'ahantu baba bakoresha omo nyinshi ugasanga umukozi nk'umukozi wanjye mfite ubu ngubu nayaga nibaza impamvu atinda mu myenda. Urumva byose mujye mubireba. Umuntu ukamuha imyenda mu gitondo ukabona yiriwemo, kumbe ari kubabara, yanze nyine kubikubwira, yabuze ahantu abihera. Nkahora mubwira ko se kuki utinda mu myenda, ngeraho ibaze ko nagezeho nkamubwira ati basi jya ubanza imyenda mbere yuko ukora ikintu icyo ari cyo cyose cyo mu rugo, uzinduke. Umva yanazinduka nabwo nkabona icyo gihe kabisa nta kurya guhari, ntaki. Ndavuga se sinzi ukuntu rero rimwe namuhaye inkweto, ndamubwira ati tunyogereze tuno dukweto, ari udukweto twanjye yogeje neza, ndamubwira nti ndakugura agafanta, ndonya ndazimara. Arambwira ati ngo ndarwaye, ngo ndarwaye, ngo nzazoza ejo. Ndamubwira warwaye iki? Arambwira ngo ni udusebe mfite. Ndamubwira utuye dusebe? Anyeretse. Ndavuga mana we, ndamubwira kubera iki se ukora umeze gutyo? Ngo nukubera umuntu wese omo ko atari ubwa mbere se umukozi aje hano, kandi ko dukoresha umumva ahantu ari umwana, imyenda y'umwana imeseshwa. Twebwe yacu ntabwo tujya tumesesha mu kubera ko hari badufite ibiyamva amarangi rimwe na rimwe, cyane cyane niyo umugabo wanjye urumva amashati ye kwaka ari mu kazi nyine avamo amarangi, ari ukuntu nyine ubona yashaje agacuya. So rero biba ari byiza ko ureba umuntu wawe, umukozi wawe nawe aba ari umuntu ukureberera kandi aba ari umuntu nkawe. Rero ikintu narebye nawe nise nahise mubuza kumesa ku kanya. Noneho ni nayo mpamvu kano kantu nge nari inkazi, urumva nari inkazi ndakamugurira. Hari umubro wanjye ukunda kuzana ibyuya mu birenge, noneho bamwandikira kano kantu. Ndavuga rero ubundi kano kantu ndonyange kubaza, aramwira ngo umuntu ufite ibimeme washiramo nyine, kaba kameze nyine nk'agapudre, kanahumura neza, kaba kameze nk'agapudre. Urumva kaba kanahumura neza byatari. Uri kukabona? Ugenda ushira rero hagati y'intuze, ubwo nyine niba ari ibimeme utonyangirizamo ugira nka gutya. Numva muto se babibona? Utonyangirizamo nka hano ku buryo nyine bizamo hano hagati. Kuko ibimeme my dear birabangama. Kaba kanahumura neza, hari umuntu wagira ngo ni pudre. Umukobwa wanjye narakamuhaye namwana nti nayubwo nari nkamaze wewe, narakamuguriye ndamubwira ajya agashiramo, kandi ubona ko ari ibintu byakize nyine, ubona ko nta kibazo ubu ngubu bifite. Ubwo rero urumva jya ubanza umenye umukozi wawe se kuki agira ubunebwe, se kuki atinda kuryama. Hari nk'umukozi uba ufite wenda yisobera ku buriri utabizi, ugasanga nk'icyumba araramo cyaraboze ntujya ukigeramo. Ubwo nangiye gukubita amashyi kandi bibangamira abantu, urumva. So rero umva amamberekeye rimwe utuntu nk'utu ni utw'ingenzi, kandi ushobora kuba udakeneye aya majyani ugakenera kano kantu k'ibimeme. Ushobora kuba udakeneye akantu k'ibimeme ukaba wakenera wenda iki gikoma, uvuga uti nge nta kibazo kino gikoma nicyo najya nk'umwana wanjye, nabyo ni sawa. Nkomeje gushimira abantu mukomeje gukora subscribe, comment and share. Urumva muri ab'ingenzi cyane. Ikindi hari video nakoze mbabwira ko ngiye kubazanira umuti w'amaribori. Hari abantu benshi mwanyandikiye, hari abantu benshi muvugisha, ntago nabyibagiwe. Keretse niba mutarumvise neza, narababwiye ngo narawutumye ntago urangeraho, kandi nizeye neza kuzakora. Rero mba nanga gupfa kubabwira ibintu. Ikindi nshaka kubwira abantu banjye bo kuri Creative Show, keretse nguhaye ikintu kikaba kitaba cyiza, ntago ari ibintu nawe napanze. Nyine njya kuvuga ikintu hano mbizi neza ko nagikorera research, nanjye ubwanjye nzi neza niba ari njye utagikoresheje, nzi umuntu wagikoresheje. Ni nayo mpamvu nababwiye ayo maribori, nuko nzi umushuti wanjye yarananyoreje rwose message, arambwira ati birakora. Anyereka uwo muntu, urumva, andangiraho amanimero z'umuntu nzakuraho aba muri nuze mu kihe gihugu ndi kukibagiwe nkibuka ndababwira. Urumva rero naramwandikiye, turavugana, ndi gushaka uburyo ki byazangeraho. Nungeraho rero ndashaka uburyo bwazangeraho kandi bitampenze cyane, abantu banjye mukagira amaribori. Hari abantu bavuga ngo umukobwa n'uwariboye, ariko amaribori arabanga amapera, nari umuntu ufite ameze nyine nk'umupanga, sibyo?
so rero ibyo byose manabishakishije ku bwanyu kubw'urukundo mu nkunda nanjye urukundo mbakunda ni inyamibwa. Ikindi kintu nababwira ni iki se? Ikindi kintu nababwira ni uko uwo muti nuza nzahita nkora ikiganiro mbivugeho. Mu gihe ntarakora ikiganiro muzamenye ngo nago uraza. Ariko ndabazirikana kuko nanjye ndawukeneye. Nanjye ndawukeneye. Ikindi ninkubaha bikabahira bizanshimisha cyane kandi ndabyizeye ko bizaba ari byiza. Rero ibintu byose nkora mbikora kubera mwebwe, mbikora numva nshaka ko mwishima. Ikindi hari abantu bajya banyandikira bakambwira waduha nimero za Baminga, waduha nimero za ba Jo Twins, turagukunda wowe Minga na ngwino, cyangwa se undi akaza ndagukunda wowe Minga na Stella, gutyo. Hari n'ukwandikira akavuga ati nge ndi umujo, bari ngo ndi umukrajo, sinzi umuntu ugiye kumbwira gutyo biransetsa n'ubwa wawe ni byiza. So rero impamvu ntago ngewe nimukandakarira, hari abantu sinzi ngiye kuba narashizeho nimero yanjye ni ukugira ngo ibintu nababwiye mubashe kunsobanuza, mbashe kubusobanurira, sibyo? Rero buri muntu agira uko atwara ibintu byiwe, sibyo? Ntago rero ngewe ndi hano kugira ngo nge ntanga nimero z'abantu nubwo tuziranye. Ntaziguhaye nta nubwo wemerewe kuzinsaba kuko keretse hari nk'ikintu ari nk'ubutumwa ubafitiye ushaka kubagezaho aho ngaho sava nshobora kubikora. Ariko kumbwira ngo urashaka ngo guhura nabo, urashaka wenda, ibyo ni ibintu mbanza nkababwira, sibyo? Ni ibintu mbanza nkababwira, babyemera sava, batabyemeye ntabwo rwose nakwanga ngiye kuba. Urumva buri bantu baba bafite ukuntu bapanze ibintu byabo. Ni inshuti zanjye yego kandi cyane, ariko ntago nemerewe kuko urumva abantu benshi babazi nanjye babanzi rimwe na rimwe akenshi. Ntago ari bose wenda ariko akenshi umuntu uzi ba Jo Twins nanjye ababanzi ko urumva nkorana nabo ibiganiro nanjye bakazi wanjye. So rero ni n'inshuti zanjye, urumva turanaziranye cyane n'abantu banjye, ariko ntago n'ukuri ko mumbabarire mutazaya nyine mumbwira nabi bikambangamira. Ntago njye nakwanga kubaha nimero z'abantu, ariko rero ntago mbyemerewe, sibyo? Kandi n'akantu mba nshishamo nyine mblaga iki, ntago umuntu usobanura bose bajya kuvuga ngo bahuze n'umuntu nkajya ntwara abantu nkabashorera nkajya kubaha abantu. Ntago aba ari byo, mubimbabariremo. Ibyo bintu muzongera kubimbaza. Cyakora abantu mumbwira ngo murabakunda, ibyo byo mbibagezaho nkabwira ntibambwiye ngo barabakunda, cyangwa akora nka screenshot nkaboherereza gutyo, sibyo? Ubwo rero keretse umuntu uvuga uti mfite impano iyi ya ngwino iki nabwo ni ukubanza kwitondera kuko sinzi neza iyo mpano iyo ariyo. Ugomba kunyandikira ngo ati mfite impano iyi ndashaka kuyiha Jo Twins n'urugero. Utazampa ibyo nzajya kubaha n'urugero ugasanga bibateye ikibazo. Muri ko byumva, urumva niba bakunda koko uzajye ubatekerereza ibintu byiza kuruta uko ushaka kubabwira ngo hari icyo ushaka kubaha, ushaka kugira ngo juste ware niba ushaka kubabona. Ariko rero mva nkubwire ikindi kintu cyiza, mwe mukomeze mukore subscribe kwa Jo Twins, mukore na subscribe no kwa Clara TV show. Niba uzuza 100,000 bafite ikirori cy'akataraboneka. Uri kubyumva? Buri muntu wese muri twebwe nicyo uba wifuza, ushaka ko icyo gihe kizagera abantu bacu tukababona, sibyo? Rero niba ushaka kubona Jo Twins mukaganira yorora gutya na gutya, cyangwa se wenda mu bukwe niyo mwahuye murabasuhuza, icyo gihe gahunda ni gahunda. Kandi ntago babikoze kubera ko ngo ari ukwirata ku bantu, barabizi ko mubakunda kandi mubashyigikiye, ahubwo bafite impamvu baba babihisemo gutyo, sibyo? Uragushiraho nimero kuri nuze ntago ari ibintu biba byoroshye, imvura iraguye, ntago ari ibintu biba byoroshye, simbabeshye. Nanjye hari ubwo nyine umuntu wenda ubona ari kukubwira ibintu kumva nkubwiye wibye nabyo birambangamira, kuvuga kubwira ibintu nashizeho nimero kugira ngo umbaze ugire icyo umbwira, utangiye kumbwira ngo ubwo se ngurumva ngo wambabarira iki ngo subwa kucyo uzinyimye. Oya, ntago ari byo n'ukuri, ntago ari byo bashiri banjye. Ndabakunda cyane, ariko ibyo bintu ntago biri mu nshingano zanjye. So rero uyu munsi rero
muze kuryoherwa n'iki kiganiro mbahaye, nkivuze nyine nihuta ariko nzi neza ko ushobora kugira akantu ukuramo. Nababwiye ushobora kudakuramo kano ugakuramo aka, ushobora no gufata no kubona ko ugomba kujya ugira metero ugapima uburyo ibiro byawe bimeze ukajya ugenda ugabanya. Ikindi kakashenete ko mu nda ni amasaro harya, kari akantu nta kintu gatwaye, ishanga. Hari abantu bazi ngo umuntu ukambara ngo aba ari kuroga, ngo hari n'umugabo ushobora kubona umugore yakambaye ngo agahita avuga ngo he ngo ni umurozi ngo ari kundoga. Kari agashanga gatuma ubona ko inda yawe yagiye, keretse abandi bantu bashiramo ibindi bintu simbizi, ariko ubundi ku wundi muntu ufite bira n'umutako, ni nko wambara agaherena ku zuru, ni nko wambara iherena hano, ni nkuko mu mutwe ushiramo umubano, ni nkuko kukaguru ushiraho shenete. Bira n'ahantu bihure, byo n'ubuturage nizeye ko twabivuyeho. So ndabakunda cyane rero, Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.